anything is possible, and we do not all start up there, we all start down here, but we all need to work really hard to grow our step towards where we want to go. So I encourage all of you, turabishoboye, uzarera abana bawe, uzareba urugo rwawe, uzakora n'akazi kawe, byose bibe perfect. Hari umuprof twari dufite, nta muntu wamutsindaga ngo amwuzuze muri physique. So icyo gihe my friend aramutsinda, aramwuzuza. Arangije aramureba, wansinze, ati se uzabona umugabo. Umukobwa nkawe utsinda physique gutya uzabona umugabo. As if kubona umugabo nicyo donc abakobwa tubereyeho. You can be a miss, ariko you can be also a miss who is a successful doctor, like she is here. Ikintu cyose uzakora gikore neza ku buryo n'umubyeyi wundi uzakubona azavuga ati ndashaka ko umwana wanjye amera nk'uriya. Nyampinga mwumve nk'umuntu uri hariya ku mpinga, on top of a mountain or a hill. Urumva ari hejuru, abantu bari kumureba, ufite navuga inshingano yo kuba exemplaire. Kandi bitari ako kanya gusa n'ikindi gihe cyose, kubera ko ari twe twabitangije 2019-2011, mpabwa umwanya wo kujya kuvuga youth issues muri UN. Ariko urumva igihugu cyacu nuko cyabihaye agaciro. Kwiha agaciro kare no kugahabwa, ndetse nibwira yuko bijyana no kubyakira. So turakwizeza ko agaciro waduhaye dusanzwe twiha agaciro wenda mu byo dukora bitandukanye, ariko noneho tukakakiriye, and we believe that whatever the small efforts we have been using to do something diligent to communities is going to double. Ibyo tumaze kuganiriza rwose biranshimishije cyane, kugira ngo mbasabe banyakubahwa tugire twese tunganye cyangwa se tugire ubushobozi bungana, duteze ururimi rw'amarenga imbere kugira ngo tubashe natwe kujya tuganira cyangwa se ducommunicatingana n'abandi bantu. Mwahisemo kuba ba miss, mwahisemo kuba public figures. Icyo mwakora cyose uyu munsi, aho tuba turi nk'aba big sisters, tuba dukoma mu mashyi tuvuga abana bacu b'abakobwa bagomba gutera imbere kandi baranabishoboye. Mutangire uyu munsi dukore entraînement, ababishaka mumbwire ndahari, dukore entraînement kugira ngo bazavuge bati buriya aba miss ntago bazi ubwenge gusa, ahubwo na sport, they even fit. Ndashaka kugaruka kuri za project mwakoze zisubiza ibibazo dufite muri community yacu, kuko intambara yahinduye isura. Ubu igihugu kirahari, gifite ibindi kirwana nabyo cyane, kuko cyarabohowe neza. None ukavuga muri iyi sibo dufite ikihe kibazo, to assess your community, ukamenya ikibazo ufite, then wowe ukemeza kuvuga ngo ngewe ngiye gukora iki. Nibibazo wenda byinshi, ariko ngewe nk'umwana watowe umukobwa misi ngiye gukora iki mwisibo, mwakora difference. You have a big platform of followers on social media. My request to you in very few words is, every time you wake up and put makeup on your face, post a picture of yourself, talk about what you've done, just take a few words to talk about your nation, and put makeup on your nation, because you are the voice of your nation. Yaba mu byo ukora, yaba mu byo wambara, yaba mu byo uvuga, nagira ngo mwitware neza. Kandi kwitwara neza ntabwo ari ukuvuga gusa ngo no kugira umuco mwiza. Yes, of course ni ngombwa, ariko ahantu hose be presentable. Wihesha agaciro, don't get to the level where you don't know what happened the day before, you know? Mugomba gusohoka mugataha muri soba muzi ku bintu byagenze. Nubwo turi big sisters, muri departments dukoramo turi very young. Njyambwira abagenzi banjye ko hari igihe mba ndi muri consultation, umurwayi yakwinjira akambwira ngo muganga ari hehe, kandi ari ngiye wategereje ko mureba. So hari ikintu abantu bose bazi ko umuganga agomba kuba ari umugabo, agomba kuba akuze, anashaje. Yes, that's the word. Ndabakangurira bumva bari interested, I'm here to mentor you. Hari n'abandi bagenzi banjye benshi baba jeune, twerekane ko dushoboye, dufite igihugu cyiza kiduha amahirwe. Icyo nababwira bati, you have to work smart, you have to work hard, but you need also to challenge yourself kugira ngo mugere mu byo your goals. You set your goals very high. Igihugu kirabikeneye, gikeneye ubwenge bwanyu, gikeneye ubushobozi bwanyu mu byo mwakora byose,
but you need to set those goals very high and you challenge yourself. As a spouse of the ambassador, people come to me, and when they interact with me, they interacting with Rwanda. Therefore, even though I don't have official mandate, I really have to be careful to not bring disrepute to my country. It's very easy, the fact that you may not have proper guidance, to fall into the trap of thinking that people are coming to you just for you. No, people are coming to you as Miss Rwanda, so that's a great platform, but it's one to be used carefully. All I wanted to say is our government really, from 1994, has put women and gender policies forward. There's not one time that policies have not been equal. So there wasn't one time when women or men were not given the same opportunities. So for young women to grow in this country, where the only competition you have is yourself, being the best you. So what is it that, for you, as a Miss Rwanda, a young woman that has been given a platform, you're gonna be pushing forward for youth? Because you're women, but then you're representing the youth. Young men are also looking at you. In the projects that you push forward, it's not just about girls, it's about the whole community. You feel positivity in the room and a promise, you don't know how it makes me feel as an older person, the actual grandma. But believe me, as someone just said, age is just a number. I just feel you. I just feel part of you. And I can go down to your years and see me at 20 and how I was thinking and insecurities I have. And what you're talking now is way miles away from who I was at your age. So count your blessings. Count your blessings, and we also need to count our blessings to have a first lady like this one who just puts a Sunday off to just have you. Just have an afternoon to interact with the Nyampingas of Rwanda. Rero abantu mugifite imyaka 19, 20, amashuri muyige rwose mukunje amaboko y'amashati yanyu, mwige cyane, mwige muminuze, kubera ko icyo uzabejo ugitegura uyu munsi. Turi kumwe kandi competition iri high, ku buryo rero ushatse ibintu biciriritse nawe uzabona ibiciriritse. Sinibaza ko waba warabaye waratoranijwe kuba umukobwa w'indashyikirwa hanyuma uzafate ibintu biciriritse, cyangwa se ngo urangazwe nuko bakubwiye kuri mwiza wibagirwe yuko ubwiza bw'imbere buruta n'ubwiza bw'inyuma. Cyatumye ntekereza uyu mugoroba, it's not to put pressure on you young ladies, ariko nk'umumama, a mother of one daughter, I feel your mothers. Mu mwanya muto mbona nagiye nkurikira amarushanwa mwari mazemwe igihe, I felt the pressure umubyeyi yagira, ndahangayika kubona abana bangana nkamwe, urubyiruko ruhawe platform imeze nk'iyi ngiyi, mwakomeje kunshimira. Ariko honestly I want to commend you. You are brave. It goes with a huge responsibility. So twebwe what we did, it's only kubaherekeza ku mahitamo mwagize. Again, we are doing this kubera ko namwe mwagiye mushyiramo agaciro mu byo murakora. It's like you are pushing us kubasangaho muri kubera ibikorwa byanyu. No one can define you, ni mwebwe mufite urufunguzo rwabyo, muzaba icyo mwahisemo kuba. You are our pride, continue to be. Mufite inshingano itari nto, ntimuzajye mwibonamwo nk'abantu gusa who belong to a family, you belong to a community, you belong to a country. Bafite expectations nyinshi cyane. It takes a lot gusimbuka imyaka mugezemo. You probably know what's wrong and what is right, but the challenge is always to make the right choice. Don't be absent on the social media. Speak for this country that shed so much blood for us to be where we are here. Ibi ni ibintu by'agaciro kuri twebwe kandi turabashimira cyane. Turabizeza ko turi abantu bumva, turi abakobwa bumva kandi cyane. Ibintu mutubwiye hano ni by'agaciro kuri twebwe, turabizirikana. Ndahamya neza nashidikanya ko byinshi biri buhinduke mu myitwarire yacu, hari byinshi biri buhinduke mu iterambere ryacu.
kandi turabizi ko turababera aba ambassadors beza, ibyo muvuze hano turakomeza tubigeze ahandi. Baby, if you want me, then you better need me, 'cause I'm so done not being your number one.